Kuva muri Werurwe uyu mwaka, inzego zitandukanye zaba iza leta, iz'abikorera ndetse n'abantu ku giti cyabo zatangiye gusabwa kubahiriza ingamba zo gukumira ikwirakwira rya koronavirusi yari imaze kugaragara mu Rwanda muri uko kwezi. Leta y'u Rwanda yihutiye gushyiraho ingamba zo kwirwanya kandi isaba abaturarwanda kuzishyira mu bikorwa uko bikwiye. Uko amezi yagiye yisunika, ingamba zagiye zoroshywa, aho guma mu rugo yakuweho, ingendo zambukiranya intara zirasubukurwa, usibye mu karere ka Rusizi n'imwe mu midugudu 6 yo mu mujyi wa Kigali ikiri muri gahunda ya guma mu rugo. Muri iki kiganiro, bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze zo mu bice bimwe na bimwe biri muri gahunda ya guma mu rugo baratubwira ingaruka zigera ku baturarwanda igihe hari abatubahirije neza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Barakebura kandi abagaragaza intege nke mu kwimakaza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo cya COVID-19. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda iri mu bukangurambaga bwarwanya COVID-19 binyuze muri gahunda ya ntube, aho buri muturarwanda akangurirwa kutaba nyirabayazana wa virusi ya corona aho atuye, akorera n'aho agenda. Abaturarwanda baributswa kwirinda kwirara muri iki gihe bikorwa n'imirimo imwe n'imwe yasubukuwe, bagakora ibyabo bimakaza amabwiriza yo kwirinda koronavirusi, kuko gushyira mu bikorwa amabwiriza uko bikwiye ari wo muti uhari wo kwirinda iyi virusi. Kubahiriza amabwiriza atangwa na leta n'inzego zitandukanye byaba umuti wa COVID nibyo ku buryo bukomeye, ndetse ntekereza ko n'abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange bakwiye kumva iri hame, nabyita nk'ihame, kuko amabwiriza atangwa harakoze ubugenzuzi bashingiye ku bushakashatsi bukorwa ku rwego mpuzamahanga bijyanye n'ubuvuzi bujyanye n'icyorezo kije nk'iki ngiki gishya kidafite umuti, kitari cyabona urukingo. Urumva rero ko ibi byose bigamije kuba byakumira kwandura cyangwa se kurwara iki cyorezo. Aho rero tuvugira ko ari umuti, nuko ari amabwiriza yubahirije uko yakabaye 100%. Wakwirinda COVID, ntuyandure, wanayandura ntunayanduze n'abandi. Ibyo bikaza muri ya mvugo cyangwa se wa bukangurambaga bwitwa ntabaringe. Numva rero ari ikintu gikomeye cyane, abantu bakwiye kumva ibyo bintu byo ari bibiri, ko ari amabwiriza ari umuti, ari urukingo rwa COVID kugeza ubu, mu gihe imiti yemewe cyangwa se n'urukingo rwemewe rutari rwaboneka, ariko ko n'ubukangurambaga bwa ntabaringe babwumva neza ku buryo rwose buri muntu yirinda, akarinda na mugenzi we, noneho akarinda n'abanyarwanda muri rusange. Icya kabiri, bagiye ntore bivuga ngo ntabaringe ugira uruhare mu kwandura cyangwa mu kwanduza abandi COVID. Icyo gihe bose nibabyumva gutyo, abanduye bagaragara bazavurwa bakire, bityo he kugira abandi bandura. Ubuyobozi bw'imirenge ya Kigali na Kigarama igaragaramo imwe mu midugudu iri muri gahunda ya guma mu rugo bugaragaza ingaruka zo guteshuka ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, kandi bugasaba abaturarwanda gukomeza kuyubahiriza nk'uko babishishikarizwa umunsi ku wundi. Muri iki gihe cya COVID, ngira ngo umurenge wa Kigarama ntabwo wasigaye mu kubahiriza amabwiriza. Amabwiriza twarayubahirije, yaba ari ugukaraba ndetse no kwambara agapfukamunwa ahantu hose umuntu ageze, ndetse na social distancing cyangwa gushyiramo intera ya metero nayo twarayikoze mu murenge wacu, ndetse tukunda no gukora ubugenzuzi tureba abantu batubahiriza amabwiriza. Harimo bamwe tukabagira inama tukababwira ibyo bakwiye gukora, tukababwira uko bakwiye kwitwara. Hari abo usanga agapfukamunwa bakamanuye, tukabagira inama ko bagomba kukazamura kugira ngo bubahirize amabwiriza. Ariko hakaba hari igice cyo ngicyo gitoya cy'imidugudu 3 gusa yagaragaye, nayo igaragara hamwe mu kagari ka Bwerankori no mu kagari ka Nyarurama, nayo itari yagumye muri guma mu rugo, bikaba byagira ingaruka ku muturage, akaba atabasha gukora icyo yagakwiye gukora. Hari ukujya mu kazi, ubu ntabwo ari kubasha kujya mu kazi, ndetse no kujya muri zindi gahunda zindi yaba afite, ibyo bikamugiraho, bikaba byamugiraho ingaruka. Iyo wagiye muri guma mu rugo
bikugiraho ingaruka. Gahunda wari ufite mu minsi 15 cyangwa plan wari ufite mu minsi 15 ntabwo ushobora kuzacivinga cyangwa ntabwo ushobora kubasha kuzigeraho. Rero ikintu mburira abantu bari muri guma mu rugo cyangwa imidugudu iri mu guma mu rugo, bakiye kubahiriza amabwiriza kandi bakumva icyo ubuyobozi babwira. Kubahiriza amabwiriza n'urwo rukingo numva navuga, ariko cyane ndasaba abantu kwambara agapfukamunwa. Ntaba ari njyewe cyangwa ntaba ari wowe, twese tubigiremo uruhare hatagize n'umusigara, nta n'umwe uvuyemo, twese tugomba kubigiramo uruhare. Tuvuge aba baturage batuye ahangaha nka Kadobogo bageze mu ngo zigera muri 800 na uno munsi nta muturage utarabuka. Icyo ni icyambere. Nimba nta muturage utarabuka no kubanga akazi kari kamutunze, wa muntu we n'umuryango we ntago akikajyaho. Bashyizwe muri gahunda, bari muri gahunda ya guma mu rugo iminsi 15. Mu minsi 15 tuvuge nk'umuntu wakoreraga amafaranga, wenda nibwo yakoreraga amafaranga 1000 ku munsi, urumva yuko hari ibyo yatakaje. Natwe nk'ubuyobozi, natwe mu rwego rwo gukurikirana izindi gahunda, ahangaha tuhahoza ijisho umunsi ku munsi. Kavuga ngo rero abandi baturage nabo bakwiriye kuba bareberaho. Muri Kigali dufite imidugudu 48, iyindi midugudu 46 ikwiriye kuba ireberaho, hanyuma amabwiriza ariho yo kubahiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, ziriya ngamba zose bakazubahiriza kugira ngo ejo bundi umudugudu wabo nawo batazagwa muri gahunda nk'ingi yaguma mu rugo, ugasanga wari afite icyo yikorera bibaye ngombwa akaguma mu rugo, ugasanga bimugizeho ingaruka. Muri iki gihe buri munyarwanda wese akwiriye kugira intero ivuga iti ntaba ari ngiye yo kuba intandaro yo kwanduza coronavirus mu mudugudu aho ntuye, mu isibo aho ntuye, ntaba ari ngiye nimba ngiye ku isoko yo kuba najyana cya cyorezo kuri wa mucuruzi kiri amafaranga nawe akama serivisi, ahubwo nkwiriye kuba nkaraba intoki, nshyira intera hagati yanjye na mugenzi wanjye, nambara agapfukamunwa neza, ntaba ari nge ugenda mpobera abantu uko nishakiye cyangwa ngenda mbakora mu ntoki, ntaba ari nge nimba ndi kuri shansiye y'ubwubatsi ngomba kwambara agapfukamunwa neza kandi nkakaraba intoki, ntaba ari nge uba nyirabayazana yo kwanduza coronavirus, nimba ngiye ahahurira abantu benshi kwa muganga, ku offices. Mu magambo rero makeya navuga ngo buri munyarwanda wese akwiriye kumva ngo ntaba ari we waba intandaro yo kwanduza mugenzi we, ahubwo twese twirinde, twubahiriza amabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima, abayobozi badukangurira umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda twifuza. Muri iki gihe imirimo imwe n'imwe yarasubukuwe nk'uko byari bisanzwe mbere y'iki cyorezo cya COVID-19, ariko igakorwa himakazwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariyo kwambara neza agapfukamunwa gapfusa amazuru n'umunwa, gukaraba kenshi amazi meza n'isabune, guhana intera na mugenzi wawe, kwirinda ingendo zitari ngombwa, kubahiriza amasaha yo gutaha ku buryo saa 3 y'ijoro isanga wageze iwawe, n'ayandi mabwiriza ashyirwaho n'inzego zibishinzwe. Nubwo henshi mu gihugu ingamba zo gukumira coronavirusi zorohejwe ugereranyije no mu mezi yari yabanje, hari uduce tumwe na tumwe two mu mujyi wa Kigali ndetse no mu karere ka Rusizi gahunda ya guma mu rugo igikomeje bitewe n'ubwandu bushya bwagiye buhagaragara. Umuyobozi w'umwe mu midugudu 6 iri muri guma mu rugo aratubwira uko byaje n'ingaruka zibageraho, agasaba abaturarwanda kwirinda ubwabo kuko iyo ubwandu bwageze ahantu runaka bigira ingaruka nyinshi. Twagize ikibazo cy'uko umudugudu wacu wagezwemo n'icyorezo cya corona yagezemo natwe tutazi uburyo ki igezemo, yari izanywe n'umuntu uturutse mu ntara. Ahageze rero niko kuza mu gipangu yabagamo ahita ayikongeza abari bakibutuyemo. Twagize impungenge z'uko baba baragezweho n'icyo cyorezo. Niyo mpamvu leta yacu rero nziza ihora ireberera abaturage yafashe umwanzuro wo kuba yashyira mu kato umudugudu wacu wa Kadobogo. Turi kuguma mu rugo kandi buri muturage akanaguma
mu rugo iwe nta kintu cyo gusurana kiri mu mudugudu. Inama rero nagira abantu bankurikiye ni inama yo kwirinda, bakirinda bihagije umuntu wabageramo badasobanukiwe aho aturutse, bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo ahabwe akato, abanze asuzumwe ya minsi 15 babanze bamenye igisubizo cye kari kizima abone kugaruka mu baturage. Twibuke ko iyi ndwara nta muti nta n'urukingo. Urukingo rwayo n'urwo kubahiriza gahunda yo kwirinda, twambara agapfukamunwa, dukaraba intoki, twirinda kugendagenda cyane dusurana. Urukingo rwayo n'urwo ngurwo nta rundi. Kuri ubu umujyi wa Kigali ufite imidugudu 6 iri muri gahunda ya guma mu rugo bitewe n'ubwandu bushya bwayigaragayemo. Abatuye iyo midugudu bakaba basabwa kuguma mu ngo zabo kugira ngo hatagira ukwirakwiza ubu bwandu igihe yanduye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busaba abawutuye, abawugendamo ndetse n'abaturarwanda muri rusange kubahiriza ibyo basabwa byose kugira ngo bikingire iki cyorezo kitagira uwo gitinya igihe yateshutse ku mabwiriza yo kukirinda. Nibutse abaturage b'umujyi wa Kigali ko urugamba racyakomeje, abantu nibakomeze bitwararike, bakaraba intoki, be kwegerana, be gukora ingendo zitari ngombwa. Nk'icyagaragaye muri icyo gihe nuko harimo abantu ubona batahira igihe bashakiye, hakabona batashye basinze bavuye mu tubari. Twagiye tubibona utubari dufungura tugakora kandi utubari turi mu bitagombaga kuba bikora, cyangwa se ubucuruzi bwemewe kuba bwakora nka butike cyangwa resitora ukabona yahindutse akabari, yewe hari n'abazitwara bagakora akabari mu ngo. Ibyo rero biratugarurira ikibazo, biradusubiza inyuma. Birababaje ko umuntu ashobora kuba ari we icyo cyorezo giturutseho. Tubigire rero intego, buri muntu yumve ko yagombye kuba atari we biturukaho. Ntabwo yakabaye utuma mugenzi we yandura, ntakaba ari we yatuma umugore cyangwa umwana cyangwa se umugabo yandura mu rugo. Buri muntu abigira ibye, yumve ko buri afite izo nshingano. Ndetse biranababaje ko kujya mu rugo hakagurwa gahunda yo kuguma mu rugo, hari ibyo dutakaza, hari ibyo umuntu atakaza nk'umuntu kuko ni amaboko atari gukora, ndetse hari ibyo dutakaza nk'igihugu. Noneho nibanarwara nk'iyo mibare yagaragaye abantu barwaye, nanone ni igihombo kuko umuntu abarwaye abashobora kwanduza abandi, bikaba byatuma dukenera imiti bibavura ibibatunga iyo bari muri guma mu rugo. Ndavuga abashobora kuba bafashwa cyangwa se n'undi akaba n'ubundi anitunze ariko atari kwinjiza. Icyo dukomeza gusaba ni ubwo bufatanye ariko no kumva ayo mabwiriza tukagira yacu tukayashyira mu bikorwa twese ntawe usigaye inyuma, kubera iyi ndwara ntabwo iraboneka urukingo. Nta rundi rukingo dufite rutari kwirinda ukarinda na bagenzi bawe. Twubahiriza amabwiriza, tuyibukiranye kureka gukora ingendo zitari ngombwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka cyangwa n'umuti wabigenewe, ndetse no kwambara agapfukamunwa kandi tukakambara neza. Ibyo nitubikora Abanyakigali tuzaba rwose turinze bagenzi bacu, turinze imiryango yacu, turinze n'igihugu muri rusange. Ubutumwa natanga tuzabusuramo kenshi, ni bwa bundi ntibuhinduka kandi n'ubundi bugenda buza ukurikije serivisi zizagenda zifungurwa zitari zagafunguwe nkeya zisigaye. Ariko icyambere gikomeye cyane ni ukumva amabwiriza uko akabaye 100%. Aribyo twise kugeza ubu umuti n'urukingo ruhari rwo kwirinda kiriya cyorezo cya covid cyangwa se cya coronavirusi. Ibyo rero bivuze yuko abantu bagomba kwambara agapfukamunwa, abantu bagomba kugira isuku, bakaraba intoki kenshi, abantu bagomba guhana intera hagati yabo, abantu bagomba kubahiriza amasaha yagenewe ingendo zikajya kugera saa 3 z'ijoro uri wawe mu rugo. Abantu batagomba gukora ibibujijwe, ibyo ntibyemewe. Ibibujijwe ibitaremerwa ntibyemewe nyine, nta mpamvu y'abantu kwifatirwamo cyangwa kubijyamo. Ikindi rero ibintu byo kwirara abantu bakaramukanya bakoranaho cyangwa se bakora ingendo zitari ngombwa nabyo ntabwo ari byo, bakwiriye kubyirinda.
icyanyuma twavuga ubutumwa twabaha nuko bose gahunda ntabaringe bagira yabo. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, ntihagire ushyira ubuzima bwe n'ubw'abandi mu kaga, kuko umuti uhari wa COVID-19 ari ukubahiriza neza amabwiriza yo kuyirwanya, bityo ntabaringe cyangwa wowe uyikwirakwiza mu baturarwanda. Muraho, nitwa Kalisa Jackie. Mu gihe dukomeje guhangana n'icyorezo cya coronavirus, nahisemo guhana intera ihagije hagati yanjye na bagenzi banjye. Sigamo nibura metero imwe kugira ngo ntabaringe utiza umurindi coronavirus. Kwirinda coronavirus amahitamo yanjye.